Ngiye kubagezaho agaciro k'ikirwa cy'Ijwi mu kinyejana cya 19. Biratuma twumva neza impamvu yatumye Rwabugiri gitera inshuro eshatu zose mu bihe bitandukanye. Ndabasuhuje mwese. Muri iki gihe abantu batari bake basura ikiyaga cya Kivu kubera ubwiza bwacyo. Ugiye gutembera ashimishwa no kubona amazi meza y'urubogobogo arimo ibirwa bituwe n'abaturage n'udusozi twuzuye ibyatsi bitoshye. Ariko abahanga mu mateka babona ibindi bintu bitari ubwiza gusa. Bo babona ayo mazi ari ubuhamya bucecetse bw'intambara zabereye mu mazi, mu mato y'intambara baje mu biti, hamwe n'inzira zikomeye z'ubucuruzi zahuzaga ingoma zo mu biyaga bigari. Ntabwo ari amateka asanzwe y'intambara hagati ya Rwabugiri na Kabego wo ku Ijwi, ahubwo n'amateka y'imiyoborere, ubuhanga mu kurwana, ububanyi n'amahanga, amateka y'ubukungu, n'amateka y'inyota yo gutera imbere no guharanira kugira ububasha bwa politiki mu kinyejana cya 19 muri Afurika y'Iburasirazuba. Muri iki gihe Ijwi riherereye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu kinyejana cya 19 icyo kirwa cyari ingoma yigenga mu mutima w'Ikivu. Ni imwe mu ngoma 16 zagengaga akarere k'ibiyaga bigari mu kinyejana cya 19. Izo ngoma ntizabanaga iteka mu mahoro. Rimwe na rimwe zarahahiranaga zigatahiriza umugozi umwe, ariko ikindi gihe zikaba zarwana zigamije kurata imbaraga no kongera ububasha muri politiki. Ibi biratuzana ku kibazo cy'ingenzi. Ikirwa cy'Ijwi cyari gikomeye gute ku buryo Rwabugiri agomba kukigabaho ibitero bitatu byose mu bihe bitandukanye? Igisubizo ni uko ikirwa cy'Ijwi cyari gifite akamaro k'imena. Ijwi ryari imena kubera ahantu riherereye. Ryari ingenzi mu kugena politiki zigomba kugenderwaho. Ryari ingenzi mu kugenga umutekano n'ubucuruzi mu kiyaga cya Kivu. Rikaba ingenzi mu bimenyetso bihishe by'urugamba no mu rusobe rw'imibanire n'izindi ngoma. Mureke mbabwire uburyo ryari ingenzi muri ibyo byose. Ikirwa cy'Ijwi kiri ahantu h'ingenzi mu miterere y'isi. Hari abumva ko imiterere myiza y'ahantu iba ari umutako gusa w'igihugu, ariko mu busesenguzi bw'akamaro k'ahantu siko bimeze. Aho igihugu giherereye hashobora kugira uruhare rukomeye mu iterambere ryacyo. Uwagengaga icyo kirwa cy'Ijwi yabaga afite ubushobozi bwo kugenzura ingendo zo mu kiyaga cya Kivu, hamwe no kugenzura inzira z'ubucuruzi no gukurikirana ingendo z'ingabo. Amazi yari uruzitiro kamere rw'ubwirinzi. Ibyo bisobanura ko ari gushaka gutsinda Ijwi yagombaga kubanza gutsinda urugamba rwo mu mazi mbere yo kurwanira ku butaka. Niyo mpamvu ingabo za Rwabugiri zagombaga kugira ubuhanga bwombi bwo kurwanira ku butaka no kurwanira mu mazi. Ikirwa cy'Ijwi kandi cyari ingenzi kubera n'urugamba. Ijwi ryari riberanye no gushinga inteko z'ingabo. Mu kinyejana cya 19 ikiyaga cya Kivu ntabwo cyari kikiri gusa ahantu ho kuroba cyangwa gukorera ingendo gusa. Cyari kirimo n'inzira z'ibitero by'intambara. Abarwanyi bari ku Ijwi bashobora gucunga neza ingendo z'ingabo mu kiyaga nubwo zitabishoboraga buri gihe. Zari zifite ubushobozi bwo kubona aho abanzi baturuka, zikaba zabategera mu Kivu cyangwa zikabategera ku mwaro zitegura komoka, cyangwa zigatera ahandi zahagurutse mu mutima w'Ikivu. Niyo mpamvu Rwabugiri atagomba kwirengagiza agaciro k'ingenzi k'ikirwa cy'Ijwi. Si ibyo gusa, cyari n'imena mu kamaro ka politiki. Kwigarurira ikirwa cy'Ijwi byasobanuraga ko Rwabugiri yongereye ububasha bw'ingoma y'u Rwanda. Ubushongore bw'umwami ntiyawuhabwaga gusa
no gutsinda ku rugamba, ahubwo yavanaga no mu kurinda neza indi nshya akesha gutsinda. Niho havuye igitekerezo cyo kurema urugerero. Igihe cyose ijwi ritari mu maboko ya Rwabugiri, abantu bashobora kwibaza ku ngano nyakuri y'ububasha bwe. Uko yatsindaga ku rugamba byakuzaga ishema rye ryo kuba umwami. Uko yatsindwaga ku rugamba byashobora kugabanya igitinyiro cye, maze bigaha imbaraga abashaka kumurwanya, ab'imbere n'ab'inyuma y'igihugu. Icyo gihe ijwi ryari rifite agaciro karuta ko kuba ikirwa gusa. Ryari ryarahindutse ikimenyetso gikomeye cy'ububasha bw'ingoma n'ubwo kugena inzira zemewe za politiki zo muri icyo gihe. Ikirwa cy'ijwi ntabwo rero cyari cyaramuyobotse kandi adashobora kwihanganira ko cyigomeka. Ijwi ryari rifite n'agaciro mu birebana n'umutekano. Ingoma y'umwami yagiraga umutekano iyo yabaga yizeye ko nta mwanzi wayitera aturutse hafi y'imbibi zayo. Ikirwa cy'ijwi cyari hafi y'u Rwanda nk'uko n'ubu ngubu ariko bimeze, ku buryo hari ahantu henshi mu burengerazuba bw'u Rwanda wakibona n'amaso yawe. Bigaragaza uburyo cyari hafi cyane kandi n'ubu ngubu ariko bikimeze. Ibwami ku ijwi bigeze gushyigikira ingabo zateye u Rwanda, zica umwami Ndahiro II Cyamatare mu karere k'ubu ka Ngororero mu kinyejana cya 16. Hari kera cyane h'icyo gihe, ugendeye ku gihe Rwabugiri ariho. Ibwami mu Rwanda ntibigeze babyibagirwa. Mu gihe cyose ikirwa cy'ijwi kitari mu maboko ya Rwabugiri, imbibi z'uburengerazuba zari kuba inzira yo gutera u Rwanda. Gutera ku ijwi bwari uburyo bwo kurinda ingoma y'u Rwanda, nk'uko n'umutangabuhamya w'Irubengera twaganiriye tumusanzeyo yabivuze muri aya magambo. Ariko numvise bavuga, ariko natwe tuba tubizi, bavuga ukuntu ngo hano yahatuye kenshi kurusha ahandi. Byaba bituruka kuki? Rwabugiri yaratuye hano ngo yarahagiriye ibirori by'umuganura inshuro nyinshi kurusha ahandi. Mukeka ko byaba byaratewe n'iki? Hano hagiriraga ibiro by'umuganura, ahantu yakundaga kugira umuganura inshuro nyinshi, nuko yakundaga kuba ahari kandi agakunda no kuba ashaka no mu bibazo byo kurwanira igihugu, kubera ko yangaga ko abanyekongo bari batuye hafi hariya, kandi bashaka kugira ngo baze babe bafata barengera bace muri kiriya Kivu bambuke baza, noneho we akakunda kuba ari hafi aho ngaho kugira ngo n'ingabo ze zibe ziri aho ngaho bugufi. Kandi noneho agakunda, ubundi yabaga ari nk'aho Rubengera, ariko agakunda no kujya ahandi bita nko mu Rusenyi, naho yari afite ikindi kigabiro nk'icumbi. Muri Rusenyi naho ni mu karere ka, ubwo navuga ni Iburengerazuba naho. Hose hasa nk'aho hagiye herekeranye na Kivu, kuko yakundaga kugira ngo yange ikintu cyatuma muri Kongo baza kugira ngo bafate imisozi, iki Kivu cyose bagihindura icyabo. Agakunda kuhatura, nubwo yajyaga na za Nyanza na he hose yari afite, ndumva hose mwaragiye muhagenda mukamuzi n'amatongo ye aho yagiye atura, ariko rero inshuro nyinshi yakundaga kuza kuba aha ngaha. Ikirwa cy'ijwi kandi cyari imena ku birebana n'ubukungu. Ku byerekeye n'ubukungu, ikiyaga cya Kivu cyari umuhora w'ubucuruzi wagaragajwe n'abashakashatsi mu mateka. Abami nabo bakurikiranaga ubukire kongera ikuzo ryabo. Ikiyaga cyarimo urujya n'uruza rw'amato y'ubucuruzi. Iby'ingenzi byacururizwagamo harimo amatungo, ubutare, umunyu n'amahembe y'inzovu. Kwigarurira ikirwa cy'ijwi byasaga nko kwigarurira izo nzira z'ubucuruzi zashobora gutuma ibwami babona bimwe mu bicuruzwa
byari byiza kurusha ibindi. Kuri iyo ngingo tuzi ko Rwabugiri yari umucuruzi ukomeye waguranaga amahembe y'inzovu, ibicuruzwa bivuye i Burayi no muri Aziya nk'imyenda n'amasaro. Ubwo bucuruzi bwatangiye ku ngoma ya Yuhi III Mazimpaka mu myaka y'ingayinga 200 mbere y'ingoma ya Rwabugiri, ariko bwafashe indi ntera ikomeye ku ngoma ya Rwabugiri. Icyo gihe yatangaga amahembe y'inzovu agahabwa imyenda, nawe agahindukira akayigurana mu gihugu imbere. Inyana y'ishashi yayiguranaga umwenda ufite uburebure bungana n'ibipimo 5 by'uburebure bw'akaboko k'umuntu kuva mu nkokora kugeza ku rutoki rusumba izindi. Abajya bibaza aho abami bakuraga inka bamenye ko bazivanaga no mu bucuruzi, aho gushaka kubyumvira mu ngengabitekerezo y'amacakubiri. Ikirwa cy'Ijwi kandi cyari gifite agaciro mu myumvire y'abantu. Amateka ntagirwa n'ibintu bifatika gusa, anagengwa n'imyumvire y'abantu. Rwabugiri yateye bwa mbere ikirwa cy'Ijwi akiri muto cyane, ku buryo yatabaranye na nyina umugabekazi Nyakigeri Murorunkwere. Hari hashize imyaka 3 yimye ingoma, kandi yimye ingoma ahagana mu mwaka w'1853, afite hagati y'imyaka 7 na 12, kuko nta buryo bwariho bwo kumenya neza imyaka umuntu amaze. Umuhango wo kumwimika wabereye i Kaganza hafi y'Igatagara mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza. Yizihije bwa mbere umunsi mukuru w'umuganura i Bweramvura bwa Kinihira, uwo ni mu karere ka Ruhango. Umuganura w'imyaka 2 yakurikiyeho awizihiriza imwimana Mashirarungu mu murenge w'ubu wa Busasamana mu karere ka Nyanza mu mujyi. Ni nyuma y'ibirori by'umuganura byabereye Mwima bwa mbere bagabye igitero cya mbere cyo kwijwi, aricyo bise igitero cya Nyirakigeri. Ingabo z'Abakemba zaguwe no kwambuka amazi y'Ikivu, ariko zishobore kwambuka zateye kwa Kabego, ariko Kabego arazicika arihisha. Ntibyabujije ibwami kuvuga ko batsinze, ariko se bari batsinze koko? Kandi umwami bateye abihishe? Abo kwijwi ntibemeraga ko batsinzwe, kandi umwami wabo akiganje. Ntabwo umwami yaba akiriho ngo uvuge ko wamutsinze. Kuba yari yarahunze ntibyamwamburaga ubwami. Ku bwabo rero ntabwo bari batsinzwe. Mu Rwanda naho ntiharabuze abahwihwisa ko batatsinze, nubwo ibwami babyemezaga. Rwabugiri yagombaga kongera gutera ijwi ngo yemeze abari bagishidikanya ku bushobozi bwe. Ako kanyabugabo yagaterwaga n'uko yarakubutse mu gitero yagabye mu Bahunde akahavana intsinzi. Intsinzi yamuhesheje impeta y'ubutwari yitwa umudende. Iyo ntsinzi n'uwo mudende byongereye inyota yo kongera gutera ku ijwi. Igitero yagabiye Rwengera mu mwaka w'1875, aho yari amaze kubaka urugo. Kimwe mu byibutso uwo mudende wa Rwabugiri ni ibiri mu kivugo yahimbiwe na Biraro cyo guhimbaza intsinzi y'ingabo zari zatabaye. Hari aho avuga mu izina rya Rwabugiri ngo maze gutagaranya iby'ubushagire ntabaruka nambaye icyuma gitera abagabo ishema. Bakinshakaje mu cyano, mvuga icyo namaze. Mu cyano ni ukuvuga mu gituza. Ni mu kivugo gitangira kigira giti: indangamira kuvusha ya Ruhalirwashema, umuheto ukura amahanga ku ijabo, waramvuwe mu ijuru rya Rutete, aho waturutse ni muri Komeye. Birumvikana ko mu mugendo w'intsinzi washobora gutuma Rwabugiri atera ku ijwi bwa kabiri, kuko icyo gitero cyakurikiye vuba cyo mu Buhunde. Ikirwa cy'Ijwi kandi cyari ingenzi mu bubanyi n'amahanga. Ku byerekeranye n'ububanyi n'amahanga, ibwami ku Ijwi bari bafitanye umubano n'izindi ngoma zabarizwaga mu kiyaga cya Kivu nk'ingoma z'Abashi. Kwigarurira ikirwa cy'Ijwi byaheshaga Rwabugiri uburyo bwo kuba hafi y'izo ngoma,
akabana nazo neza cyangwa akarwana nazo bitewe n'ukuntu ibintu byari kuba biteye. Ibyo birasobanurwa n'uko nk'ibitero Rwabugili yagabye ku Buzindu no ku Kidogoro mu Kivu byahagurukiye ku kirwa cy'Ijwi, birumvikana rimaze kuba iry'umwami Rwabugili. Hari bimwe mu bibazo Rwabugili agomba kubanza kumenya mbere yo gutera ku Ijwi. Icya mbere, yagomba kumenya ko Ijwi ryari ryarabaye ikibazo gikomeye. Yagomba kumenya ko gutsinda Ijwi ari ikintu gikomeye cyane. Yari azi neza ko umwami waryo Sibura Nyebunga yigeze gutera u Rwanda akarumarana imyaka hafi 11. Ntabwo ari umwami ubonetse wese, kuko ari we washinze ingoma y'Abasibura yagengaga ikirwa cy'Ijwi. Rwabugili ntiyarahanganye n'ubwami busanzwe, ahubwo yarahanganye n'ubwami bwari bumaze igihe kinini kandi burangwa n'umuco ukomeye muri politiki no mu ntambara. Ikindi ni uko umubano w'u Rwanda n'Ijwi wari umaze igihe kirekire, ukaba waragiye ugira ibihe byiza n'ibihe bibi. Kimwe mu byaranze ibihe byiza ni uko umwami Mwendanga w'Ijwi yimitswe bigizwemo uruhare na bene wabo bari batuye mu Rwishaza mu Rwanda, mu karere ka Karongi muri iki gihe. Kuva aho Rugagi umusaza w'umugabekazi Nyiratunga agabiwe kuba umutware w'Ubwishaza ku ngoma ya Gahindiro, u Rwanda n'ikirwa cy'Ijwi byagiranye umubano mwiza ku buryo ibihugu byombi byahanaga amaturo. Ikindi kandi ni uko uwo mwami witwaga Kabego wanganye na Rwabugili yigeze kuba ibwami mu Rwanda mbere yo kwima ingoma yo ku Ijwi. Ariko guhana amaturo ntibivuga ko bidashoboka ko byahinduka bakarwana. Mushobora guhana amaturo uyu munsi, ejo ntimwumvikane. Niko byagenze. Kuba rero izo ngoma zombi zari ziziranye, nuko abaturage ba hombi baragenderanaga, buri mu bisobanura impamvu gutera Ijwi bitari byoroshye, kubera ko bari baziranye cyane. Rwabugili agomba kumenya ko gutsinda Ijwi atari gutembera. Ntabwo byari byoroshye. Icya kabiri, ese nta byago yashobora guhuriramo nabyo? Yagombaga kuba yibuka ko ingabo z'Abakemba zahuye n'ingorane zikomeye igihe zashaka komokera Nyakarengo. Yagombaga kuba yari azi ko abarwanyi b'Ijwi bari bafite uburambe mu ntambara zo mu mazi. Ariko intsinzi yaherutse kubona mu bindi bitero ishobora kuba yaratumye afata icyemezo cyo kongera gutera. Ese umuntu yavuga ko ari yizeye intsinzi? Ntawatera atizeye gutsinda, ariko ibyiza ni ukumenya ko hari n'igihe watsindwa. Yagombaga kumenya ko bitazamworohera. Mu gitero cya mbere nibwo ingabo za Rwabugili zageze aho zikabasha komokera Nyakarengo, ntizashoboye gutsinda Kabego wazihunze hakiri kare. Niyo mpamvu kwemeza ko Rwabugili yatsinze icyo gitero byaba ari ukwibeshya. Yagombye kuba yari azi ko gutera Ijwi bitari gutembera, ko ahubwo byasaba gutegura neza ingabo, amato n'ingamba z'urugamba. Tugeze ku gice noneho kigaragaza inkomoko y'amakuru n'uburyo ubushakashatsi bwakozwe. Mbere yo gukomeza urukurikirane rw'ibitero bya Rwabugili, mureke mbabwire inkomoko y'ibyo mbabwira. Isoko y'ingenzi, nk'uko nigeze kubibabwira, ni igitekerezo cy'intambara cyitwa igitero cya kabiri cyo ku Ijwi. Nigeze kukibagezaho ariko kidasesenguye. Abandi bakita igitero cya Kabego, wari umwami w'ikirwa cy'Ijwi muri icyo gihe. Cyandukuwe na Musenyeri Kagame mu myaka y'igihumbi 1930, acyandikishijwe na Nyamuhenda wa Kajeje, umwe mu bahanga mu bitekerezo, kandi akaba yari Rubengera bategura igitero. Nkaba narakivanye mu bitekerezo by'intambara yajyaga yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'indimi mu myaka y'igihumbi 1970. Nongeyeho ibyo dusanga mu murage w'umuco nk'indirimbo, ibisigo n'ibyivugo nk'ikimaze kubabwira byahimbwe birata icyo gitero. Ntabwo ngendera kubivugwa n'umuntu umwe, ahubwo ngereranya ibivugwa byose cyangwa ibyandikwa byose bishoboka kugira ngo ndebe aho bihurira, aho bitandukaniye, bishobora kuba byagizwe amakabya nkuru, no kureba niba ababivuga bari bafite ububasha bwo kubimenya
hagamijwe kureba ko byabaye koko, ko uwo muntu ubivuga afite ububasha bwo kuba yari kubimenya. N'icyo gitekerezo mvuga cyandikishijwe na Nyamuhenda wa Kajeje, nuko Nyamuhenda yari mu mwanya wabimenya, kuko ubwo yari ingabo yo mu ngangurarugo mu itorero ry'Ibisumizi, kandi ingangurarugo nizo zagabwe muri icyo gitero. Ikindi kandi icyo gitero cyateguriwe Rubengera ahari, yari ahibereye ubwe, we niko yabivuze ati Rwabugiri atoranya abajya kurwana nari mpari. Yongeye kumenyekana cyane ubwo yagirwaga umugabo w'igitero cy'Imigogo Rwabugiri yateye muri Ankore mu mpera z'ingoma ye. Ubundi kandi Nyamuhenda azwi mu kuba yari umwe mu bahanga bari bazi gusubiramo ibitekerezo by'intambara. Ntabwo rero yari umuntu ubonetse wese, ntawashidikanya ko yari mu rwego rwabimenya, nubwo bitavuze ko hari aho atabeshya. Icyo gihe ariko byaba bibaye ku bwende bwe, ntabwo byaba bitewe no kuba atabizi. Ni irihe somo twavana mu byo amaze kubabwira? Mbere yo gusoza, reka dufatanye kureba amasomo y'ingenzi umuntu yakesha ibyo amaze kubabwira, ariko mbasaba namwe kuvuga amasomo y'ingenzi mwavanyemo. Aho kwandika muri komenti ngo kuki utavuze biriya, ahubwo uzajya ubivuga wowe, aho kumbaza impamvu ntabivuze. Ariko ugomba kuba ubifitiye gihamya kandi ukabyandika mu kinyabupfura. Uzaba utanze umusanzu mu gucura ubumenyi. Isomo rya mbere ni uko imiterere y'aho igihugu giherereye ishobora kugena ibirebana n'iterambere ryacyo. Irindi ni uko kuyobora igihugu bisaba ubushishozi mu kurinda umutekano w'igihugu, mu kunoza igenamigambi no kunoza imibanire n'ibindi bihugu. Birumvikana ko hari ababizi, ariko hari n'abandi benshi batabizi. Mu gusoza navuga ko ikiyaga cya Kivu kitarangwa n'ubwiza gusa, ko ahubwo ari n'urwibutso rukomeye mu mateka ya politiki, imiyoborere, amateka y'ingabo n'ay'ububanyi n'amahanga, kandi ko n'ubu gishobora kuba isoko y'iterambere ry'u Rwanda. Mu gice gikurikira tuzareba uburyo Umwami Kabego yashoboye guhangana n'igitero cya kabiri cya Rwabugiri. Nibwo nzabereka neza ayo masomo yose maze kubabwira. Muzashobora kumenya ubuhanga bwa Rwabugiri, kimwe n'aho yagiye agira intege nke ku rugamba, kuko buri gihe ntiyabikoraga neza, kuko n'ubundi buri gihe atabikoraga nabi. Murakoze cyane ko mwakurikiye iyi video. Niba mwayikunze muyisangize abandi, mukande ahanditse subscribe niba mutarabikora, kandi mukande no kunzogera kugira ngo muzajye mubona ibindi bice byose by'urukurikirane mutagombye kubishakisha. Abamaze kubikora turabashima cyane, mwarakoze.